bavuga bakawuhuza n'irari abantu yego bakawuza n'irari ry'ababahagaze imbere ubu butumwa buteye indomo ikujyanye muri Amerika zana igitambo ngo ukureho karande ni ubutumwa buteye indomo bushaje nibwo bazanye nta butumwa buzima bafite iguhaye visa yego kazanapfa n'umwuzukuru wawe iguhaye visa kandi uri mu rugo rw'abandi ikongereye iguhaye etaje kandi uryamanya n'umugabo wibye iragutabaye kandi uri umujura ruharwa ni ubutumwa bushaje buteye indomo bwo kugira ngo bigarurire abantu ibi bintu randa bisenya amagaze ku maguru abiri ni ibintu bakoreye inama baje bati turabafatisha ibagiriye neza kandi ari abapagani erega iki wibuka abamariyone batuye hakuno baturanye baratuzi erega bazi ko twakubiswe dushaka ama etaje kandi bazi ko dufite bitanu byacu ari buguhanurira akabigukuramo naza n'ubu butumwa bushaje buteye indomo ubukene bwawe ngo shira ubukene hano ngo Imana irambwiye ngo yikoza hariya rero arimo abwiriza amaze guturisha kajya kubona ukabona yikojeje hariya nk'inyuma afite mikrofone akaza titi ubutumwa bushaje biteye indomo bintu bacure hakurya irambwiye ngo muture igitambo kibahesha ibyanyu nabo bagahurura bihuse kuko bakubitanye n'ubutumwa buteye indomo bushaje bujyanye n'ibyo bashaka uyu muntu ngize Imana bambwiye ko ngiye gutabarwa kandi ndindaya n'amagakiza iyi minsi bamo navuye muri iyi njya muri iyi tuvuye mu minsi 100 tugiye muri 30 tugiye mu minsi 30 yo gukurwa muri karande tugiye mu minsi 30 yo gukurwaho umuvumo tugiye mu minsi 50 yo gusenya ibicaniro tugiye mu minsi 60 ugasanga abantu ba mu minsi 60 bo hakuno barabikora basambana barabikora biba arabesikoro bahorana indimi zishaje indirimbo zishaje abantu bumva n'indirimbo bihimbiye bumva n'indirimbo runaka amenyekanye ukabumva mu gihe cyo kuramya no guhimbaza abantu barwana ibishaje nizaba runaka kandi barasenga bahora mu minsi bahora mu bihe byo gusenga ariko ntibaragira ubushobozi bwo kwihimbira indirimbo ahubwo baririmba za runaka bahora bazisubiramo hakuno ndaje ngo amakuru y'abantu bo hakuno ntabwo bafite kwivuna bajya guhimba no bahorana ibishaje agakubita nk'indirimbo 6 mu kuramya no guhimbaza Imana za runaka na runaka kandi bahora mu minsi yo gusenga ntibaragira imbaraga zo kwihimbiriza makuru y'abantu bo hakuno ndayagufitiye kubona kandi hakuno bafite ibikoresho byose hakuno bariyubatse hakuno bubatse uko n'inzandiko tuzibonera hakuno kugira ngo tuzagera hakurya hakuno usanga umuntu agufite atya kugira ngo ugire icyo ubona ari kubanza ukamucaho hakuno gutegekesha amafaranga yaguhamagara ukagenda wirukanka ndahavanayo kurya abantu bo hakuno barateguye bibumbiye hamwe bakoze inama bahuza inama ndaje ngere kuri bahuza inama buryo babahurijeho inama nimubimenye muri iyi minsi ndi kuvuga amagambo akomeye mwihangane kandi ndumva nanjye nkomeye kandi ndumva Imana ikomeye kurusha ibyo mvuga amen abantu bateraniye hamwe nje kubakubwira uburyo batoroshye kuko ibi bintu ntibyabatunguye ni ibintu bizeho bateranira hamwe ngo bahuze inama yo kurwanya Yosuwa n'Abisiraheli ndetse n'Abisiraheli ni ukuvuga ngo nabo mu rugo rwe kurwanya n'abawe bati turamurandura aba bantu bateraniye hamwe batumva turahera no kuri bari abana turabona aba bana bazamukiza abanyabwenge turabona uyu mushumba turebye nabi yazatuzimya hamwe n'abakirisitu be afite abanyamasengesho afite abaramyi afite ibifaru afite ariko reka duteranire hamwe tumurwanyirize hamwe n'abantu be tumurangize ngo mugende mubwiriza abantu ahubwo bari kubahamagara ati muzi yego kandi muze ku nkweto zishaje yego mubanguke igitangaza gishyushye mubanguke mu gifate mubanguke bwenge bw'ubuhimbano tuzahimba ubwenge turebe ikintu tubafatisha tuzabategera ku cyo bakunda tuzabategera ku maviza tuzabategera ku bukire tuzabategera kuko ibagiriye neza tuzahimba ubwenge bwo kubiyegereza tuzajya twemera tunaguza amafaranga tubamenemo ariko dutagatinza kubashoramo ngo bazane menshi
vuga umutsima tuzahemba ubwenge. oya sereka amashimwe mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo ko tubana hano kuri Evangeliste Mama Lionel ndetse na Ihuze TV. Imana y'amahoro ibishimire kandi baho umugisha ibahe kuba mu gihugu cy'iteka Imana yanyu ibasetse ibanezeze ikiruta byose iberemere ibibakwiye nk'umuriza abantu bagizweho ingaruka na jenoside yakorewe abatutsi muri 1994 muri Mata. Nyabona mukomere mwibuke mwiyubaka. Burya nicyo kintu cyiza kandi Mama Lionel ndibuka ko n'ubundi twigeze kuganira cyangwa se watugejejeho ijambo wageneye barokotse jenoside yakorewe abatutsi muri 1994. byari ihumuriza abantu kandi natwe byaraduhumurije. Imana y'amahoro iguha umugisha. Nakiye abantu bari mu majyepfo, amajyaruguru, iburasirazuba n'iburengerazuba, umujyi wa Kigali nta gatandatu y'abadiaspora. Imana y'amahoro ibaha umugisha, ibishimire bateteshe, ibahe kuba mu gihugu cy'Uwiteka Imana yanyu baha. Ni ukuri mukinezererwemo kugira ngo ibyiza Uwiteka atanga mubonemo umugisha wabyo. Yego mwabyumvise neza rero uyu munsi wa none mwakiye kuri kamera za Ihuze TV ndetse na Evangeliste. Murakoze cyane kunyakira. Imana ibaha umugisha. Imana nawe iguha umugisha. Yego hari abantu ufite aho gusuhuza. Reka mbanze nsuhuza abamotari. Yego nibwo bwa mbere mbasuhuje. Kuva nakwicara hano nibwo bwa mbere nsuhuje abamotari. Mbasabiye uburinzi mu muhanda n'iterambere ntibyoroshye. Yego muri iyi minsi bafite amarira bati esanse zazamutse, ariko esanse yamanutseho. Ndabashuhuje n'abantu bafashe imirimo yanjye ya buri munsi kandi naho tujya ntabwo twagabanyije. Rero ndabashuhuje mbikuye ku mutima. Ntibakiyobagize ku magani wa rya jambo twavuze. Yego hanyuma ndasuhuza abaturanyi banjye. Yego hano mu mudugudu w'Amasangano. Umuntu wese utuye mu mudugudu w'Amasangano ndamusuhuje cyane mubwira ngo komera. Suhuje abantu dukorana akazi ka buri munsi bakorera mu isoko rya Nyarugenge. Abadekorateri haruherutse kuvuga ati n'abadekorateri n'abadekorasiyo. Ndasuhuza abadekorateri n'abadekoratrice Yego cyane cyane abakorera muri F2. Ndabasuhuje aho nkorera. Yego mugira amahoro n'umugisha uva ku Mana. Ikindi umuntu ushaka gukora ubukwe n'ibindi birori bijyanye no kuba byagira aho bikorerwa n'ubibategurira ndetse abantu bifuza umudekoratrice uzi umwuka w'Imana utari indyarya uzabakorera ibyo batangiye amafaranga. Mubyumve neza, uzabakorera ibyo batangiye amafaranga baze barebe Mama Lionel aradekora neza, afite ibisabwa byose ntabwo akodesha. Nyabona niba uri hano kwihuze, niba uri kuri Evangeliste Mama Lionel, niba uri no ahantu ufatiye kino cyigisho kuko gisharingwa kuri channel zigiye zitandukanye. Come on ngwino baguhe serivisi nziza kandi zanasengewe. Imana iguha umugisha. Murakoze cyane. Yego wari suhuza n'abantu bankunda. Ndabafite cyane Canada by'umwihariko harimo yo Titi. Ndamusuhuje. Yego ni inshuti yanjye ikunda kumenya ko nkunda ifite ogosheje. Yego ntakunda ko muvuga ariko narabimusabye ndabivuze. Suhuje abantu bagerageza gutuma nsa neza. Barahari bicara imbere ya kamera nsa neza babigizemo uruhare. N'uwirukanye agatambaro k'umukara. N'uwirukanye igitambaro cy'umukara mu mutwe wanjye. Ndamusuhuje nakomeza atera imbere. Wamwambitse iki kibobo warizi. Ndagusuhuje aho ngaho wicaye muri Malawi. Imana iguha umugisha ndagukunda cyane. Kandi ndasuhuza abadamu ba rwiyemezamirimo. Nkunda abadamu bakora. Aho muri hose umudamu wese ufite icyo akora ndamusuhuje akomeze yaguke. Kandi n'undi mudamu utaragerageza gutera intambwe ngo akore, uwo nawe natera imbere agerageze kunsanga mugira inama. Yego
nanamugira inama amwigisha uburyo amafaranga make yego abyara menshi kuko nkunda abadamu bakora. yego Imana ibaha umugisha. Nsuje n'abadamu bakora ivugabutumwa bafite umuhamagaro wo kuvuga, bakorera Imana mu buryo bwo kuvuga. Abo nabo ndabasuhuje, ndumva naba hati aho ngaho, abandi tuzabasuhuza ubutaha. Muri rusange mwese inshuti zanjye, yego bamwe bandika muri commentaire, n'abakoze subscribe n'abakoze like, basharinze ibi biganiro, ababireba bakabirangiza. Nairobi inshuti yanjye, umukobwa wanjye mbere Marene uriyizi. ubwo so nabonye ukurikirana ahantu hose nagiye. Arina bagezeyo, ndagusuhuje Arina mukobwa wanjye. uraza kumuvuza Ntabwo atera umwaka. ntabyo ariko mvuze kandi narabizi ko ngukunda, ntabwo ariko narimvuze mwanya wo kumuvuga nawe arivuga. Arakuze. Yego. Kandi mujye mureka tuvuge abantu bakiriho. Hari ingeso abantu tugira gushaka kuvuga abantu dufite ururabyo tugiye kubashyingura. yego yego Simbikunda. Sinkunda ko ineza wangiriye nzayivuga mfite ururabyo mu ntoki mpagaze kumva ndi kurira. Ubwo ukaba ari no kwiriza. Nanjye nyine abantu bamvuga n'urwo rurabyo ukarumpa ngihumeka rukampumurira nkarwifotorezaho ko kugira ngo bazarufotorere hejuru y'imva yanjye. yego Ndabasuhuje cyane. Imana ibaha umugisha kandi mukomeze kunshyigikira mukora subscribe. Ni ukuri ndabashimiye ziri kuzamuka. Mwongere muzizamure cyane sha. Mwongere muzizamure kandi iyo munzamuye n'Imana namwe irabazamura. Imana ibaha umugisha murakoze. yego uyu munsi ndifuza ko nasengera mu Marionette kugira ngo Nsengera pe, nanjye mba nshaka abantu bansengera. kandi nawe udukurikira, niba hari ikintu gikomeye ariko cyoroshye kandi gitanga amavuta n'umugisha, no gusengera umuntu kurusha amavuta. Nibyo mujye munsengera. Mana, mu izina rya Yesu Kristo wa Nazareti, ndagushimiye. Uri data wa twese, uri mu ijuru, uri Imana ikomeye, uri Imana ivuga bikaba, wategeka bigakomera, uri Imana ihagarara mu itangira ikareba mu iherezo, uri Imana izi ibihe uko bigenda bisimburana, uri Imana yita ku kiremwa muntu yaremye, uri Imana itugirira neza, uri Imana igenderera umutima wa buri muntu, ikawumenya, ikanawuha no gucya kandi ikanawuha no kwaguka no kugendera mu nzira zitunganye. Ndagushimye. Turi mu kiganiro, duhamagaye feva yawe, duhamagaye ikaze n'ubwiza bwawe kugira ngo wize mu kiganiro. Kandi Uwiteka, tuvuga uduhe ubwenge, uduhe gushishoza. Abazumva kino kiganiro, abazagitangira bazagitangire bari mu mwuka w'Imana, bazagitangire bumva ubwiza bwawe, bazagitangire bumva amagambo y'ubwenge wadushizemo. Kandi Uwiteka, niko natuye ku mujakazi wawe, umwana wawe ukunda, ukamwishimira. Wabwiye ngaho genda uhindurire abantu kugukiranuka kandi ubahindure mu izina ryawe, izina rya Yesu Kristo. Ndagushimye. Ngaho umufate kandi umukomeze, nurangiza umwagure mu bitekerezo, umuhe akanwa nk'akawe, umuhe ibitekerezo nk'ibyawe, umuhe ubumana bwawe, avuge atari we ahubwo avuge arangurura. Weho wivugire maze yasame, wivugire maze urangurure, kugira ngo abe nk'ijwi ry'urangurura mu butayu ribwira abantu ngo muve ku giti, dore Imana, muve mu byaha, dore Kristo wabambwe i Gologota, kugira ngo uzaza gucyura itorero ugasanga twarakwiteguye, uzatujyana mu gakiza kawe. Urakoze kubera kuri Imana wumva gusenga, ni mu izina rya Yesu Kristo rifite imbaraga. Amen. Amen. Uyu munsi utuzaniye iki kuri izi cyanoso? Yewe twazihuje bitagira n'ubwoba. Oya humura, ntuzagire ubwoba turi kumwe. Kuko natumwe n'Imana. Amen. Burya umuntu watumwe n'Imana kuvuga, ntuzamugirire ubwoba, kuko ntangara igiba mu by'Imana. Icyo ndimo mvuga, urabona hari ukuntu uvuga uti umunsi none uko ari faya. Urumva umuntu wari usanzwe uheka cana imwe yagiye guheka amacana abiri, ubwo nyine aba ari faya, n'umuriro. Aba ari umuriro nyine, ni imbaraga zikomeye, ariko dushobozwa byose na Kristo uduha imbaraga. Ndashaka rero ko uyu munsi tuganira abantu badukurikiye ijambo dusanga mu gitabo cya Yosuwa igice cya 9, turahera ku murongo wa mbere tugeze ku wa 5. Hari amagambo y'umuriro, wa mugani wawe. Abahazi ubu batangiye kuvuga bati haravuze ngo nuko
abami bose bo hakuno ya yorodani. bo hakuno. Bo hakuno. Kandi ni abami bo hakuno ya yorodani. Yego. bo mu misozi no mu bibaya no mu mpande z'inyanja nini ahagana i Lebanoni. Abaheti n'abamori n'abanyakanani n'abaferezi n'abahivi n'abayebusi babyumvise. Yego. Babyumvise. Bateranira hamwe bahuza inama yo kurwanya Yosuwa n'Abisiraheli. Abagabo ni abami batandatu. Kandi umubare gatandatu ufite ikisobanura. Bateranira bakora iteraniro. Umurongo wa 2 bakoze iteraniro. Yego, bakoze iteraniro. Bateranira hamwe bahuza inama yo kurwanya Yosuwa n'Abisiraheli. Bahuza inama, mbega barabihuza bien. Barahuza nta ujya kure y'undi. Bahuza inama yo kurwanya Yosuwa n'Abisiraheli. Umurongo wa 3. Ariko abagibeyoni bumvise ibyo Yosuwa yakoze i Yeriko no kuri Ayi. Ubwo ni ubwoko bumwe bwa kabaye bwa karindwi. Bahimba ubwenge. Ubuhimbano barabuhimba si ubuvukana. Nta nubwo ari ubwigisha. Si ubw'Imana, si ubwo muri kaminuza, si ubwo muri primaire. Ni ubuhimbano bw'ako kanya. Bahimba ubwenge baragenda bihindura intumwa. Bikoze ahantu bihindura intumwa. Bihindura ababishop. Yego. Bajyana amasaho ashaje ku ndogobe zabo n'imvumba za vino zishaje ziteye ibiremo zibaririye. Bambaye inkweto mu birenge nazo zishaje ziteye indoma katika jina la Yesu. N'imyenda ishaje y'urushwambagara. Yesu. Kandi imitsima yose y'impamba yari yaragwengeye iguye uruhombo. Ijambo ry'Imana rigwengeye. Ryaraguye uruhombo. Rigwengeye riguye uruhombo rushaje ryacuye amazu imyaka 2 ari ryasoma ryo rimuranga mu kanwa ryaguye uruhombo niryo ryabarangaga. Ngaya magambo tugiye kuganiriza abantu badukurikirana kuri Ihuza TV ndetse na Eva Mama Lionel. N'aya magambo tugiye kuganira. Yego, ubona ntonda cyane. Ubwo rero mucyare mufashe kumva. Tera gatebe mwegere hino. Tera gatebe. Ohereza iyi link abantu 3. Ubabwira uti mwoka byara. Mugerageze muze murebe. Muze mwumve none hazanye inkuru zabo hakuno. Hazanye inkuru z'abateranira hamwe. Hazanye inkuru z'abahimba ubwenge. Hazanye inkuru z'abantu bafite imitsima ishaje yaguye uruhumbo. Ngaya amakuru mfite y'ino mitwe 7 iguhagurukiye itoroshye. Niyo magambo tugiye kuganira. Imana igufashe nanjye mfashe. Amen. Ubu rero aya magambo nta haleluya. Uswayikura he? Nta munyeganyeze. Nta mucondo. Ntavuga ngo ha, ngo ri, ngo ta. Iri nta yarimo. Zamumbwirira. Hari n'abantu baza kudutuma kubabwiririza kandi baje. Ngo mbwirira mugenzi wawe. Yego. Reka nabo biyubahe. Nabo izo stile nizo hakuno. Hakurya ntabwo ibyo bihaba. Ngo mumbwirire, ngo murembe. Hakurya ya Yorodani. Abariyo bararirimba. Abariyo barasobanura. Ariko abantu bo hakuno. Abantu Imana yadusizemo. Izi ncakura umugane wa mukobwa. Ncakura nanjye njya mvuga. Uriya mukobwa ati Imana uzanyigisha ko bana n'izi ncakura wiremeye nicyo kintu cya mbere kinteye ikibazo. Izi ncakura Imana yiremeye. Ndashaka ko tuvugana kuri aya magambo wowe unkurikiye ukanankurikirana. Tuvuge ku magambo duhere kuri aba bantu bo hakuno ngo nuko abami bose bo hakuno ya Yorodani bo mu misozi no mu bibaya. Yego. Umvi no team bafite insengero, abandi bakodesha sare, abandi bakorera mu byumba. Ibibaya barabikabye, imisozi barayikabye. Hakuno
no mu mpande z'inyanja nini ahagana i Lebanoni. Ni ukuvuga ngo no mu byaro hose bafite amashami. yego Ndashaka kuvuga ku mbaraga z'abantu bo hakuno bagira ibintu bibaranga. yego Hakuno haba ikinagazwa. yego Niko Farawo yagenzerezaga Abisiraheli bakiri hakuno, yego bakiri mu maboko ye. yego Hakuno uri mu maboko y'umuntu kurusha ubushobozi. yego Icara uvuga ngo amena, muhaguruke mwicare. Waraje usanga arangije kurwubaka no kurema ibintu yabishoyemo, nawe ashobora kuba yaragushoye uzaba igitambo. Nakanyuzemo kandi gahari. yego Hakuno haba abantu bakubita umusaraba hano bagafata ibitabo kandi bakagira indimi zishaje z'abasaziyeho, nk'uko tuvuze zishaje mu kanwa kabo zabasaziyemo n'indimi zimwe z'indepetano. yego Hakuno haba agahato ko gukoreshwa amanywa nijoro. Muve mu minsi 21 mujye 30 mujye 40. Hakuno haba agahato. ese iyi Mana isenga iminsi 40, Umuntu agasenga iminsi 40 akarota inzoka imurya. Umuntu agasenga iminsi 40 akarota yirukanka. Umuntu agasenga iminsi 40 ntagira imbaraga zinesha cyangwa ugasanga niwe munyabyaha. Ngibi ibintu nganga kavuye ko hakuno. Ngiya mbuti yaje ba hakuno. Tubasengesha iminsi myinshi kandi tubaburemo agakiza. yego Iyi minsi bamagakiza, iyi minsi bamo navuye muri iyi njya muri iyi, tuvuye mu minsi 100 tugiye muri 30, tugiye mu minsi 30 yo gukurwa muri karande, tugiye mu minsi 30 yo gukurwaho umuvumo, tugiye mu minsi 50 yo gusenya ibicaniro, tugiye mu minsi 60. Ugasanga abantu ba mu minsi 60 bo hakuno barabikora basambana, barabikora biba, ari abesikoro, bahorana indimi zishaje, indirimbo zishaje. Abantu bumva n'indirimbo bihimbiye, bumva n'indirimbo runaka amenyekanye, ukabumva mu gihe cyo kuramya no guhimbaza abantu barwana ibishaje nizaba runaka kandi barasenga bahora mu minsi bahora mu bihe byo gusenga, ariko ntibaragira ubushobozi bwo kwihimbira indirimbo, ahubwo baririmba za runaka bahora bazisubiramo. Hakuno ndaje ngo amakuru y'abantu bo hakuno ntabwo bafite kwivuna bajya guhimba, no bahorana ibishaje. Agakubita nk'indirimbo 6 mu kuramya no guhimbaza Imana za runaka na runaka na runaka, kandi bahora mu minsi yo gusenga ntibaragira imbaraga zo kwihimbiriza. Amakuru y'abantu bo hakuno ndayagufitiye kubona. kandi hakuno bafite ibikoresho byose. Hakuno bariyubatse. Hakuno bubatse. Uko n'inzandiko tuzibonera hakuno. Kugira ngo tuzagera hakurya. Hakuno usanga umuntu agufite atya kugira ngo ugire icyo ubona ari kubanza ukamucaho. Yego. Hakuno gutegekesha amafaranga. Yego. Yaguhamagara ukagenda wirukanka. Ndahavanayo kurya. Abantu bo hakuno barateguye bibumbiye hamwe bakoze inama, bahuza inama. Ndaje ngere kuri bahuza inama. Buryo babahurijeho inama ntimubimenye. Muri minsi ndi kuvuga amagambo akomeye mwihangane, kandi ndumva nanjye nkomeye, kandi ndumva Imana ikomeye kurusha ibyo mvuga. Amen. Hakuno se ko baguhurika muri iyo minsi 40 waryamuka naberekwa ko ahubwo uryamuka roto wayagusengesheje agusanze mu nzoza gusambanya cyangwa gutera. Hakuno se waryama ukagira yerekwa ry'ibyo bagukorera, ko ahubwo urara ku matongo y'iwanyu rota bene wanyu. Hakuno bacurishije imbaraga. Hakuno bagira imbaraga bacurisha zikora, kandi ukabona zirashaka kumera nk'iz'Imana we. Yego. Kabona birashaka kumera kimwe ku buryo udafite irindi jisho, kuko hakuno bareranje bakaguhuma amaso. Biteguye kurwana. Barateguye baremye barakoze itimu. Bakoze itimu biteguye kurwana na Joshua. Yego. Bakoze itimu baravuga ati Joshua uko ari kose amaze igihe akanwa amaze igihe tubona hagarika izuba munsi ukatubuka. Amaze igihe tubona ahantu hose agabye igiteranesha. Yeriko yarasenye. Yarashanye afite izina, aho yageze hose arabwiriza umuriro ukaka, aho yageze arafungura itorero ibintu bikamenyekana, aho yageze arafungura itorero indwara zigakira. Yosuwa hakuno bamuvumbuye, niyo mpamvu hakuno Yosuwa bamupangiye. Yosu ndaje nkubwira ibyo bagupangiye, nkubwira amakuru yabo hakuno abantu muri kumwe.
hakuno ugira gutya bukarwara ukagera no mu bitaro, hakuno ukabura umuntu unakugeraho, kandi hakuno ubana n'abantu barenze 200 ku rubuga, ku mbuga bakora n'akristo yo gushyigikira runaka, ukabona habuze n'umuntu wiyandikishaho, kandi umunsi wo kugukingura ukabona bose batoye umurongo. Uzu turiste tuba hakuno, abantu bo hakuno tumesaje two hakuno wandira gukunda se. Nibutse hakuno we. Hakuno nubikoze arandika ariko nayikora. Bagira inzandiko zitabamo ibikorwa kubw'ishyaka ry'umurimo w'Imana, ntanzi iki gategereza ko azagikora ugaheba. Ngibyo ibyo bibe hakuno. Umva uko Bibiliya yavuze, umurongo wa 2, bateranira hamwe. Ubwo ni bande bateraniye hamwe? Nabo hakuno, Abarebanoni, yego, Abaheti, yego, Abamori, yego, Abanyakanani, Abaferezi, Abahizi, Abayebusi. Babyumvise, bateranira hamwe, babyumvise, bumvise ko Imana igiye kudutabara, bumvise ko hari umuntu ugiye kutugirira neza, babyumvise, bumvise ko tugiye kugera ku ntego, bumvise ko tugiye kugera mu gihugu, twageze mu gihugu, bumvise ko ayitwaye atatse tukayinesha, bumvise ko yego, bumvise ko dutumirwa cyane, bumvise ko hari abadukunda kandi bazi ko badukinagije, bumvise ko amacano yacu ari kuzamuka, bumvise ko cano ziri kuzamuka, bumvise ko amariyoneri ahantu hose bamutumira, bumvise ko Yosuwa ahantu hose ashoboye, babyumvise, bakora inama. Yesu we, babyumvise, bakora inama, mwabagabo bateranira hamwe ngo bahuze. Twayobeye ukuntu byagenze, naho mwahuje inama, bahuza ubwenge. Bahuje ubwenge hinda gake, bahuza ubwenge. Aha ndi buhatinde ku bantu bahuje ubwenge kugira ngo bakurane ko Bibiliya ifite amagambo we. Bateranira hamwe kuri kofi, kuri za kofi, ishyiramo n'akaga ariko kofi bayinywesha umuheha. Nizaje zikomeye ziba mu kirahure zigurumbe 3 z'imbuto zivanze. Yego, bateranira hamwe nakumati n'ahandi hantu hano muri Simba hirya ho, bateranira hamwe. Bamaze guterana no bahuza ubwenge, bateranira hamwe. Yo kukubwira ukuntu banagukwiryaho izina ryawe buri mwanya, babyumvise sha. Bateranira hamwe bahuza inama yo kurwanya Yosuwa n'Abisiraheli, yo kurwanya urugo rwawe n'abana bawe ngo babice n'abazagukomokaho. iyo basenye generation zikurikira zose bigize umuntu. Ubundi umuntu yagushenyura umugabo, abashenye umugore wawe, abashenye n'abana, n'abuzukuru n'iterambere ryawe ryose. Abantu bateraniye hamwe, aba bantu bateraniye hamwe ngo bahimba ubwenge. Turaje tuhagira uburyo bahimba ubwenge bakihindura intumwa. Aho ntiturahagera, reka tubanze turebe. Bateraniye hamwe bahuza inama yo kurwanya Yosuwa. Hasi turaje tuhagira uburyo bahuza n'ubwenge. Bahuza inama yo kurwanya bizinesi yawe, ariko bateraniye hamwe. Uko yararebye yabikoze wenyine ntiyabishobora, ahamagaye undi ntiyabishobora, ashaka itimu. Umva ukuntu hakuno turwanwa n'itimu, ntiturwanwa n'abantu boroheje. Bahuza inama, ntabwo ari abaturage b'aba bantu, n'abami, ni imitwe ikomeye, banditse, bafite amateka, bafite ububasha, bagufiteho n'ubushobozi. Ariko burya utasenze, ariko burya ubushobozi barabufite. Abantu bo hakurya kubirandura ukabiranduka, yakuzimya ukazima, ariko burya ubwo bushobozi barabufite. Umuntu ufite umusaraba kuyoboye, uri umukristo wanditse mu gitabo, bateraniye hamwe mu nama zabo bagahuza inama. Igitabo ari bo bakigure, ari wowe wanakigure, n'izo ntebe barasanze zihari, nejo azimuka akahagusiga.
yarahagusanze akakurwanya akemuka akagusiga guteranira hamwe gusa bagahuza inama. Ntabwo inama wayikira hatabayeho ya Mana nje kubabwira mu kanya usanzwe uzi. Bateranira hamwe, bahuza inama, bateranira hamwe. Mana ishimwe, bateranira hamwe. Aba bantu bakurwanije bo hakuno, Bibiliya iravuze ngo aba bantu bateranira hamwe, bahuza inama. Wabonye urokoka umuntu umwe, ariko iyi nama iteranye bagateranira hamwe kuri ka kofi bakanywa, bagateranira hamwe bakasangira agafiriti, ariko bateraniye hamwe. Aba bantu bateraniye hamwe bajyanye ayabo, bajyanye iza 5 zabo, bagateranira hamwe. Aba bantu bateraniye hamwe nje kubakubwira uburyo batoroshye, kuko ibi bintu ntibyabatunguye, ni ibintu bizeho. Bateranira hamwe ngo bahuze inama yo kurwanya Yosuwa n'Abisiraheli, ndetse n'Abisiraheli, ni ukuvuga ngo nabo mu rugo rwe, kurwanya n'abawe. Bati turamurandura. Aba bantu bateraniye hamwe batumva, turahera no kuri bariya bana baba, turabona aba bana bazamukiza ari abanyabwenge. Turabona uyu mushumba turebye nabi yazatuzimya hamwe n'abakirisitu be, afite abanyamasengesho, afite abaramyi, afite ibifaru, afite, ariko reka duteranire hamwe tumurwanyirize hamwe n'abantu be, tumurangize. Umva ijambo rikurikiyeho ngo bahimba ubwenge. Ubwenge inyamaswa abantu, ariko aba bantu bo hakuno Bibiliya iravuze ngo bahimba ubwenge. Si ubwo bize muri Inerak, si ubwo bize muri kaminuza Butare, si ubuvukanano, si ubwo bize muri segonderi, nubwo bahimbiyeho bahimba, barabuhimba, bariyaranja, bahimba ubwenge. Ndumva ndi mu mwuka wo gukubita hasi aba bantu 7 bateranye bashaka kukurandura. Ntibigikunze naje mu izina rya Yesu. Ndumva ndi mu mavuta yuko bitagikunze, ndi mu mavuta yo kuburizamo ibi bintu bateruye bagahimba abantu bahakuno. Bibiliya ivuga ngo iki? Bahimba ubwenge, baragenda bihindura intumwa. Mbega baragenda bajya hakurya bashaka umuntu basukaho amavuta nanze, nta rusengero bafite. Bajya hakurya bashaka umuntu bimika, dushiduka baje binjiye bafite amatitiri. Ni ba bishop, bise ni bana baye, twababonye ari abavuga butumwa. Yego, tumubonye asengera umuntu, tumubonye arapeta, tumubonye abaye mwarimu, tumubonye atera harera mu rusengero, tumubonye igisorori kwa muganga. Dushidutse yikojeje hano aza afite titiri, ari presenta muri titiri tutazanavanye. Hirya muri za kwasiteri babasukiraho amavuta, kabyuka mu gitondo ugasanga umuntu ati jewe ndi pastor. Oya ndi apostle, ni intumwa. Ese yoboye ngo nzagusure ku rusengero akashaka badafite aho bayoboye ikizabakubwira. Niyo bagiye gusezeranya umuntu abakubita 200 cyangwa 300, akagusanga muri jarida aho uri bukorere serusi, akagusezeranyirizaho kuko nta rusengero afite. Bahimba ubwenge, baragenda bihindura intumwa kugira ngo binjire bakwinjirira bitagoye. Abantu bo hakuno bihindura, baragenda bahimba ubwenge bati nyamara tumwigiza nk'inshuti, byarimba tukagenda tujyanye umuceri n'amavuta, tugahimba ubwenge bwo kumukura ngo tumwiyegereze tumurangize. Aba bantu bafite ubwenge bw'ubuhimbano kugira ngo baturangize naje. Mbega ubwenge bw'ubuhimbano. Hari abantu bahimbye ubwenge baravuga bati reka twubake iminara tuzamuke tugeraho Imana iri silivukure. Uwiteka arangije ararebye aravuga ati ubwenge bw'ubuhimbano ndabona aba bantu nibakomeza babigeraho, reka mpite mbanyuranye indimi. Wavugaga ikinyarwanda numvikanye na mwana na runaka, umwe ashidoka ari muri hayi, ndati mwiriwe n'iki bananirwa kumvikana. Nanjye mu butware mpabwa na Yesu, aba bantu bahimbye ubwenge ku buzima bwawe mbanyuranije indimi, mbabujije kumvikana kuko babigeraho. Aba bantu bagiye hakurya bagahimba ubwenge, ni ukuri babigeraho, ariko mu butware bw'iyamamagaye mbanyuranije ubwenge n'indimi babigeraho. Kandi dufite ibyo bagezeho, dufite 2 bagezeho. Iki cya gatatu n'abakubise hasi bakigeraho.
dufite ibyo bagezeho we nimba twara ari amarozi tukarokoka ntibari babigezeho nimba baraturoza umwaka tukamariza isaha tukirwana n'amafaranga atagwira ntibari barabigezeho bahimba ubundi bwenge bwo kugira ngo baturangize mbihinduye expired mbihinduye ubusa mbitesheje agaciro birangije manda mbikubye na zero kwa jina la Yesu. Ngo barangije bajyana amasaha ashaje please ahantu ndahatinda amasaha ashaje bamaze guhimba ubwenge bamaze kumenya kuvuga ishakara baba bamaze kumenya indimi batabatijwe mu mwuka wazo indimi badakuye ku Mana bamaze kumenya icyo abantu bino bakeneye ko bashaka ubuhanuzi kuruta ijambo bashaka ibitangaza kuruta agakiza bamaze kubimenya ngo bahita bazana amasaha ashaje ku ndogobe zabo n'imvumba za vino zishaje ziteye ibiremo zibaririye ibintu biteye ibiremo kibaza isi ibintu ko nta mutwe nta kibuno vuga ngo faya iravuze ngo mfite ibyawe undebe aka kanya n'amasaha ashaje mwidukanga n'amasaha ashaje n'amasaha ashaje ibi bintu murimo mupapira tugategereza ko indwara zikira tugaheba n'amasaha ashaje ndanetararije n'amasaha ashaje n'amasaha ashaje hari abagabo bigeze kuvuga bati rero turabona Pawulo arimo atubana umusitari kanatwe tujye kwigana tujye twirukana abadayimoni mu izina rya Yesu umwe Pawulo avuga bageze imbere y'abazimu batumva twebwe abadayimoni turakaze Mana mugabanye iteko Yesu turamuzi Pawulo nawe turamuzi ubundi mwebwe muturutse inyama ryose muturutse ariko twamenya aho baturutse barihuje bikoza hirya baza bameze ukuntu bafite uko bambaye inkweto mu birenge murongo wa 5 bambaye inkweto mu birenge zishaje ziteye indomo izina rya Yesu mu buryo bw'umwuka inkweto zisobanura ubutumwa bwiza nurota wambaye inkweto ujye umenya ko ari ubutumwa bwiza none ubutumwa bwiza ngo baje bambaye inkweto zishaje zitobaguye zibaririye zitewe indomo yego iri jambo ubu butumwa bwiza bazanye buteye indomo bya bintu twoza tuvuga niba wibuka inyuma akamera ibintu twaganira ni kwa kundi bazana bakavuga bakazana umurongo bakawugoreka bakawuhuza n'irari abantu yego bakawuza n'irari ry'ababahagaze imbere ubu butumwa buteye indomo ikujyanye muri Amerika zana igitambo ngo ukureho karande ni ubutumwa buteye indomo bushaje nibwo bazanye nta butumwa buzima bafite iguhaye viza yego kazanapfa n'umwuzukuru wawe iguhaye viza kandi uri mu rugo rw'abandi ikongereye iguhaye etaje kandi uryamanya n'umugabo wibye iragutabaye kandi uri umujura ruharwa ni ubutumwa bushaje buteye indomo bwo kugira ngo bigarurire abantu ibi bintu randa bisenya amagaze ku maguru abiri ni ibintu bakoreye inama baje bati turabafatisha ibagiriye neza kandi ari abapagani erega iki wibuka abamariyone batuye hakuno baratuze erega bazi ko twakubiswe dushaka ama etaje kandi bazi ko dufite bitanu byacu ari buguhanurira akabigukuramo naza n'ubu butumwa bushaje buteye indomo ubukene bwawe ngo shira ubukene hano ngo Imana irambwiye ngo yikoza hariya rero arimo abwiriza amaze guturisha kajya kubona ukabona yikojeje hariya nk'inyuma afite mikrofone akaza titi ubutumwa bushaje biteye indomo bintu bacure hakurya irambwiye ngo muture igitambo kibahesha ibyanyu nabo bagahurura bihuse kuko bakubitanye n'ubutumwa buteye indomo bushaje bujyanye n'ibyo bashaka uyu muntu ngize Imana bambwiye ko ngiye gutabarwa kandi ndindaya nibone umuntu unyobora akambwira ibyiza kandi ndindaya ese ubu butumwa bushaje izi nkweto zishaje ziterekwa ibyaha ubu butumwa buteye indomo butabwira abantu ngo ni mwihane intego ya Kristo ni ukwihana mwaje munyuranyije n'intego Kristo yazanye intego yo kwihana mwe muzanye yo guha abantu umugisha batihannye mwatumwe nande muri gusiga amavuta bataroga
ni ibintu mucuriye hariya hakurya muje muteranije kugira ngo mukunde mumenyekane. Kandi imbuga nkoranyambaga izikurikirwa barazimenye, Mana nyagasani, izikurikirwa n'abantu benshi bazinyanyagiye. Muzane tubaheshe ubutumwa bushaje burimo indomo. Igihe cyanyu cyarangiye. Umva umurongo ukurikiye, Mana nyagasani. Ariko reka turangize uwa 5. Bambaye inkweto mu birenge zishaje ziteye indomo n'imyenda ishaje y'ubushwambagara, kandi imitsima yose y'impamba yari yaragwengeye iguye uruhumbo. Inyambaro. Turanasoreza. Umutsima usobanura ijambo. Kandi iba witonze uretse kugera ku mutsima. Bambaye imyambaro y'ubushwambagara. N'ubushwambagara koko. Bambaye imyambaro y'ubushwambagara. Ntacyo bafite. Bambaye ubusa. N'ubusa. N'ubushwambagara pe. Koko nibyo koko Bibiliya bivuze neza. Bibiliya nta hantu babeshyeye. Mwambaye ubushwambagara. Unyihanganire ndi muri Bibiliya, ntabwo ndi mu marangamutima yanjye, nazamutse mu marangamutima y'ijambo ry'Imana. Iri ni ijambo ry'Imana ndiho. Iyi myambaro mwambaye ubushwambagara itumye abantu bagukurikira, kandi ishaba abantu bafite abantu. Kandi umuntu yayobya arihuta, kandi ufite bene amagambo niba ubushwambagara n'iki biyobagiza. Iyo ufite imyambaro y'ubushwambagara, abantu benshi dufite muri iki gihe ni abambaye iyo myambaro, kandi nabo Kristo ashaka. Rero ndashaka kugera kuri uyu mutsima yaguye uruhumbo. Mana itugirire neza. Marene wareka nkavuga kuntu bano bantu biyobagije banambaye n'imyambaro y'ubushwambagara, ariko n'abandi babakurikiye bambaye ubushwambagara bakakwiye kusanga Kristo akabambika bakabona. Yego. Reka nkubwire ikosa riri muri aba bantu biriri hakuno. Yego. Niri Kristo yaravuze ngo mugende, none ahubwo abantu barabasanze. Donc n'abantu nibashaka ngo mugende mubwirize abantu ubutumwa, ahubwo bari kubahamagara ati muze. Yego. Kandi muze ku nkweto zishaje. Yego, mubanguke. Igitangaza gishyushye mubanguke mugifate. Mubanguke bwenge bw'ubuhembano. Tuzahimba ubwenge turebe ikintu tubafatisha. Tuzabategera ku cyo bakunda, tuzabategera ku maviza, tuzabategera ku bukire, tuzabategera kuko ibagiriye neza. Tuzahimba ubwenge bwo kubiyegereza. Tuzajya twemera tunaguza amafaranga tubamenemo, ariko dutagatinza kubashoramo ngo bazane menshi. Tuzahimba ubwenge. Umutsima usobanura ijambo ry'Imana mu buryo bw'umwuka. Yego. Nurota ry'umutsima uzamenye ko ari ijambo. Nicyo bivuze 100%. Umutsima usobanura ijambo. Aba bantu bahora bari hakuno turimo tuvuga, ni ukuri bafite ijambo pe, bararifite kuko barateguye, baragiye hakurya barategura, bagiye hano barategura. Ni ukuri aba bantu bafite ijambo pe. Wumvise ijambo ribavamo nta nubwo bahaguruka imbere. Ariko umva ko Bibiliya yavuze kuri iri jambo ngo kandi imitsima yose y'impamba yari yaragwengeye iguye uruhumbo. Kandi koko yaguye uruhumbo. Uzuko ijambo usanga umuntu yaragaze. Ni ijambo ntabwo ririmo ubuzima, nta buzima bw'umwuka burimo, ririmo igitangaza gusa. Ahaguruka asoma ijambo, akimara agasoma ngo nuko Yesu ageze i Galileya, ngo acira uducandwe, ngo akora ngo ku maso y'impumyi, humuka wakigita ataka kanya ndaguhumuye. Yego. Nibwo umuntu akiza, nibwo avuye Kaderake gusambana. Yego. Akira igitangaza Imana araguhumuye. Uyu muntu aranywa inzoga arakuhaguruka imbere ajya mu kabari. Imana yavuze ngo humuka, ibiganzira bihumuye, ibirengera bihumuye, bibonye aho byari, ibintu byari byaranze biremeye, iraguhumuye, business yaremeye. Ejo n'ubundi akaza agasoma irindi jambo ngo nuko Yesu akigisha, ngo abantu baramwegera ngo munyegere. Ninde
muntu hano ufite visa di, ninde muntu hano ufite passport, ngo bazanye pasiporo ngo muzizane, ngo bazanye ibi ngo muzizane, ngo mubizane. Bibiliya yavuze ngo imitsima yabo yaguye uruhumbu. Yaguye uruhumbu. Imaze kugura uruhumbu iranagwengera. Iragwengera makabyara nko kugaga. Iragaga. Ijambo ryabo ryaragaze ryaguye uruhumbu. Urumva reka nkubwize ukuri. Hari igihe usanga arimo yigisha Yesu azura Lazaro. Yego. Kwa kabiri mwakubitanira handi ugasanga aracyari kuri Yesu azura Lazaro. Kwa kane mwahura handi ugasanga ni Yesu aguye uzura Lazaro. Uvuga ngo umutsima we waguye uruhumbu kuko ahora ku ijambo rimwe. Yesu we wa muntu nawe wiyobagije ariwe twigeze kuvugaho, wiyobagije akiyobagiza buri munsi azinzira yo gucamo. Iwabo bafite amasengesho ko mwana waza ariko tukakoza ibe yo kwiyobagiza. Iwabo bafite amasengesho mu masengesho y'iwabo yiyobagije yuko iwabo baresenga yigire mu cyumba kirunaka ahuriyeho na ba muntu ufite wakoze inama wagiye muri ya nama y'abantu bo hafi. Yego sha afite umutsima waguye uruhumbu, afite ijambo ritagutunga, afite umutsima utakuramira. Reka bahurire reka nivuge munsi y'ikiraro cya Nyabugogo, bongera bahurire munsi y'ikiraro cyo ku Kirabo amabyima by'amasengesho akayite nikenewe itora. Wowe wifitiye ubwoba, jewe rero nta bwoba ngifite bwo kuvugisha ukuri kuko mpagurukira mu ijambo ry'Imana. Abantu bagifite ubwoba muceceke, inzira bwoba tuvuge nitwe Imana. Ubu muri na misi turi kuvuga ibintu twanazira. Yego. Kuko impamvu tuvuga ibintu twazira turavuga ukuri. Bibiliya ngo ubereshe ukuri ari ryo jambo ry'Imana. Hanyuma iyi mitsima muri gwa abantu baguye uruhumbu ni kwa kundi usanga umuntu aje mu gakiza amaze umwaka akirwana n'ibyaha kuko akubitanye n'umutsima uguye uruhumbu cyane. Ari kugaburirwa umutsima uguye uruhumbu, arashaka kurereshwa ngo avuga ngo ageze mu rusengero saa 3 saa 9 aracyari muri ibi barahindura umuziki bashiramo undi vuga ngo kuva saa 9 ikanyazemo amuntu wakoze inama aze kubiteho ubuhanuzi. Baba bakiri muri iyo nama y'uburyo bagiye gukora bazana ubuhanuzi bwanditse ku mpapuro, arategura akavuga ati genda hano azabizanya ntabwo abyerekwa ari aho ngaho. Twebwe turi abanyamwuka tuzi ko umwuka ukora. Ataho narindi nagiye kubona ngo niteraniro nijemo marayika ngo mbona ngo aratambutse ngo mbona agiye akora kuri buri mumwe ngo aramubwiye ngo gutya na gutya nabaraga bagahaguruka bati ubusigiye baguhagurukije bakubwira ko bibaye byaraba. Uyo bakubwira byibuze ngo wihane byibuze ntabwo ubwami bw'Uwiteka barabushatse ibindi ugahita ubyongerera. Uzi ukuntu bakunyujije inzira z'ibisigo bakubesha bakugabura umutsima uguye uruhumbu. Yesu Imana ibaho umugisha. Soreje ikiganiro kuko Mama Lionel yakomeza akavuga byinshi cyane, ahubwo tuzakora be yacyo kandi mushire muri comment tuzabasha kuba twaganira birambuye cyane. Abantu mwumva yuko twakomeza muri uyu mujyo nyabuna mudusengere kandi kuri turabizi uko umuhate wacu atari ubusa ku mwami. Ariko rata bashumba mwakoze inama turaziranye. Nge ntaribwo navuze rata dukomeze mu ngiheri turo n'ibiganiro dukomeze twa proding maze dukomeze tugire nyine ubuzima bushya muri Kristo Yesu. Ariko kiruta byose nuko mwasubira ku gakiza nyako, mugasubira ku buzima bwiza bwa Kristo, mukongera mukubaka kuri Kristo, ntimwubake ku musenyi ari wo ubwenge mwubakishije bitaramba kandi araho bizagira bikaba ngombwa yuko mwambuka mukagera hakurya. Nyawe na ikiraro cyanyereka urwego rwanyu ruzaba umusoro bakiza kuwiteka, reka rutazaba rugufi ahubwo ruzasangwemo gukiranuka, imirimo myiza, kwizera, mukongera none uzisange ku marembo y'i Yerusalemu ariho umukwe Kristo azaba dutegerereje. Mama Lionel ndagushimiye mu izina rya Yesu Kristo. Imana iguhe umugisha kandi kwishimire. Shimiye abantu bakurikiranye kino kiganiro kagisoje. Imana ibahe umugisha. Musaba gusenga tugasoza ubundi nkajya kurikura kino kiganiro ngirebera comment. Reka tubasengere tubasabira imbaraga, reka tubasabire imbaraga zo reka twambura abantu inkweto zishaje ziramaremye. Tunagira inama ngo abantu bareke gutanga imitsima aguye uruhumbu.
tunabwira inama zabo hakurya ngo nimuremure amasoko yanyu, abakiriya barabuze. Reka tubasengere Imana, kandi Imana ibaha imbaraga muri iki gihe. Mwami Yesu, turagushimiye cyane, wabanye natwe muri iki kiganiro, kandi ndazi neza ko gikijije imitima y'abantu benshi. Abantu bari baricaye turabahagurukije, abantu bose bari baragize intege nkeya tubatuyeho imbaraga, abantu bari baragaburiwe imitsima yagaze yaguye uruhumbu, tubasabiye kongera kugira imbaraga zivuye kuri wowe. Inama zo hakuno ziterana atari wowe uziteranije, turazitatanije, niziremuke mu izina rya Yesu. Ndasabye ngo aba bantu bahuje ubwenge tubuhinduye ubusa. Ndasabye ngo imbaraga zinjire muri aba bantu, imirimo n'ibitangaza bikoreke cyane. Haleluya. Uhindure ibintu bihinduke rwose. Ndagushimiye ko ubikorera kwiyubahisha. Byose mbisenze nshima mu izina rya Data wa twese, Umwana n'Umwuka wera. Amen. Shalom, shalom. Shalom, shalom. Shalom, shalom.